Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nagumya agwire muri mwe, mubiheshejwe kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo. Twagarutse n'ubundi kugira ngo dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana, tumenyekanisha n'ukuri kw'inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru nyayo. Rero n'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase, aho duherereye hirya no hino ku isi, tubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ariko ubu ngubu nyine nk'uko mubizi ku bw'ubuntu bw'Imana tuboneka impande n'impande ku isi yose tubiheshejwe n'Imana. Rero duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese dushakaho, kugira ngo tuzagororerwe ingororano mu bwami bwa Data yaduteguriye nk'abana b'Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Twagarutse tuganira n'ubundi tureba ku kuri kw'ijambo ry'Imana icyo kuvuga, ariko dukomeza dusangira n'ubundi namwe mudugezaho ibitekerezo n'inyunganizi, mubinyujije n'ubundi muri komenti, musangiza n'abandi ibiganiro nk'ibi ngibi. Nagira ngo nkurarikire kugira ngo iki kiganiro dutangiranye tugisozanye, kuko birimo iby'ingenzi bikwiriye kandi ukwiriye gusobanukirwa, kugira ngo bidufashe muri ubu buzima turimo bwo mu isi. Twe kureba ku cyo abantu bavuga, ahubwo turebe ku cyo Imana ivuga, turebe icyo Imana ishaka ko dukora mu gihe dufite gitoya muri iyi si, cyangwa igihe gitoya tudasobanukiwe dufite muri iyi si, tugikoreshe uko gikwiriye. Ese uraza gukora ibyo utazi cyangwa udasobanukiwe? Rero iki ni igihe cyo kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora. Turabimenya tubibwiwe n'iki? Turaza kubimenya tubibwiwe n'ijambo ry'Imana, cyangwa ijambo ry'uwateguye by'imimerere yo muri iyi si, naho tuzaba hanyuma y'ubuzima bwo muri iyi si. Yego, byemezwa n'iki yuko ijambo dusoma muri Bibiliya ari ryo ryavuzwe n'iyo Mana, cyangwa n'Imana yacu dusanga mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, iyo ugiye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timote ibice 3:16, niho hatubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Yego, ibyo byanditswe byera byose tubisanga muri Bibiliya gusa, kandi ngo byavuzwe n'Imana gusa. Kandi ibyo ngibyo nibyo ngo bifite umumaro wo kugira gute, wo kutwigisha. Ngo ushaka kwiga icyo Imana ishaka n'icyo ishaka gukora, uraza kubimenyera mu byanditswe byera. Kandi ngo bifite n'umumaro wo kugira gute, wo kwemeza abantu ibyaha. Yego, ndetse bifite n'umumaro wo kugira gute, kubatunganya. Bifite n'umumaro wo kubahanira gukiranuka. Ibyo ngibyo rero nibyo dusanga muri ibi biganiro tugenda tugirana, tugenda dusangirira hamwe nk'ubwoko bw'Imana. Kandi nawe ntukabyihererane, ujye ubimenyesha n'abandi. Tuhagarutse n'ubundi tugiye kureba Bibiliya nyirizina, umumaro wayo. N'ubundi tugarutse ku mumaro wayo, tugiye kureba kuri ibi bigiye bitandukanye, kuri ibi bibazo tugiye kurebaho, nk'uko muri kumwe na Sibomana Anastase muri kino kiganiro. Abari hirya no hino n'ubundi twese dufashanye mu ivugabutumwa bwiza. Yego, tugiye kureba kuri ibi bibazo bikurikira, dufatikanye kubisubiza. Icya mbere, mbese ubwoko bw'Imana ni iki nyamukuru bagomba kubahiriza? Ese ubwoko bw'Imana ni iki nyamukuru bagomba kubahiriza? Yego, none se tubwire amahame Imana ishaka ko wubahiriza wayasanga hehe? Mbese, yego, none se tubwire nyirizina, amahame Imana ishaka ko wubahiriza wayasanga hehe? Nshatse kuvuga yuko icyo ukwiriye kubahiriza ugomba kugira n'aho ugisanga. Uraza kugisanga hehe? Yego, ese umuntu ni we wishoboza kubahiriza amahame y'Imana? Mbese umuntu nyirizina ku giti cye ni wishoboza kubahiriza amahame y'Imana? Dusubiza aho ngaho muri komenti, udufashe utumenyeshe. Cyangwa nawe niba ufite ikindi kibazo ku byerekeranye n'ibyo turi kuvuga, nawe wagitambutsa nta kibazo. Yego, ariko se umuntu yashobozwa kubahiriza amahame y'Imana? Yego, mbese ariko se umuntu washobojwe kubahiriza amahame y'Imana, hari ikindi kintu cyamutegeka? Yego, ahangaha
tuhasubiye muhumve. Ariko se umuntu washobojwe kubahiriza amahame y'Imana hari ikindi kintu cyamutegeka? Dusubiza aho ngaho. Umuntu washobojwe kubahiriza amahame y'Imana hari ikindi kintu cyaza kikamutegeka cyangwa kikamuyobora cyangwa kikamwereka indi nzira yanyuramo? Dusobanure nimba cyaba gihari. Yego, ahubwo se amahame y'Imana tuyasanga hehe? Yego, ese amahame y'Imana tuyasanga hehe? Tugiye gufashanya bene data. Iki ni igihe cyo kugira ngo tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo kurimo gutangaza no kumenyesha. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Tugiye kujya dufashanya muri byinshi mu gihe nk'iki ngiki, iminsi tutazi dusigaje cyangwa iminota cyangwa amasaha muri iyi si. Reka dukore uko tubibashije, uko umenyeshwa aba ariko utangaza ibyo wamenyeshejwe. Rero turaza kwifashisha iri jambo, riraza kuduha ibisubizo n'ubundi by'ibibazo twari turimo twibaza. Turaza kurisanga muri Zaburi 119. Yego, Zaburi 119 ku murongo w'133. Yego, haravuga iki? Ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Yego, iri jambo nuza kurikurikirana uraza gusangamo ibisubizo by'ibi bibazo byose twari turimo twibaza, nk'uko twibazaga ngo mbese ubwoko bw'Imana ni iki nyamukuru bugomba kubahiriza. Yego, urisomye uraza kuhita ubibonamo. Ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Yego, kuri iki kibazo rero twari tubonye bwa mbere ngo mbese ubwoko bw'Imana ni iki nyamukuru bagomba kubahiriza. Ikintu nyamukuru ubwoko bw'Imana bugomba kubahiriza ni amabwiriza y'Imana, kandi dusanga hehe? Mu byanditswe muri Bibiliya. Amabwiriza y'Imana niyo nyamukuru tugomba kubahiriza, ariyo dusanga mu bwami bw'Imana, nk'uko twabibonye mu biganiro byatambutse. Igihesha umuntu kuba ubwoko bw'Imana, nk'uko twabibonye yuko ari ukwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe. Ibyo ngibyo nyirizina, wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe, ugaruka n'ubundi urimo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kuko ubasha kuryubahiriza ubishobojwe na Yesu Kristo wizeye. Si wowe byishoboza, ahubwo kubwo kumwizera uhita utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ugakora igikwiriye. Kabiri havuga ngo none se tubwire amahame Imana ishaka ko wubahiriza wayasanga hehe? Aha ngaho tuyasanga mu byanditswe byera, kuko byahumetswe n'Imana. Yego, kuri gatatu, ese umuntu niwe wishoboza kubahiriza amahame y'Imana? Oya, umuntu nyirizina siwe wishoboza kubahiriza amahame y'Imana, ahubwo umuntu ashobozwa ni nande? Umuntu ashobozwa n'umwuka w'Imana, kuko aba ari we umuyobora hanyuma yo kuba icyaremwe gishya. Yego, kuko ijambo ryerekana yuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Rero umaze kuba umwana w'Imana kandi abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi we, atangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Icyo gihe rero umuntu si uba urimo kugira gute? Kwiyobora. Yego, turaza turebe kuri ese umuntu niwe wishoboza kubahiriza amahame y'Imana. Aha ngaha niho tumaze gusubiza hoya ntabwo ari we. Ariko se umuntu washobojwe kubahiriza amahame y'Imana hari ikindi kintu cyamutegeka? Ese umuntu washobojwe kubahiriza amahame y'Imana hari ikindi kintu cyamutegeka? Tugiye kureba muri rino jambo n'ubundi twasomye riri muri Zaburi 119 umurongo w'133. Haravuga ngo ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe, ngo gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Mu gihe intambwe zawe zirimo kugendera mu ijambo ry'Imana, nta kindi kintu kibasha kugutegeka, kuko urimo kugendera mu murongo w'iby'Imana ishaka, ukayoborwa n'umwuka w'iyo Mana, ariyo Mana yacu. Ngo ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe. Mu gihe watunganya intambwe zawe zitunganye mu ijambo ry'Imana, ziraza gutungana mu ijambo ry'Imana gute? Uraza kubiheshwa no kuvuka ubwa kabiri.
kuvuka ubwa kabiri ubiheshejwe n'iki? Kwizera Yesu Kristo ko ari we wagucunguye, ko ari we wapfuye ku bw'ibyaha byawe, igihano cyari kiriho kuri wowe kibarurwa kuri Yesu Kristo. Icyo gihe ujya mu murongo, intambwe zawe zijya mu ijambo ry'Imana cyangwa zigenda mu murongo w'Imana ishaka, ngo icyo gihe intambwe zawe zitungana mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yego, uko gukiranirwa rero kose ntabwo kwabasha kugutegeka, kuko nta kindi kigufiteho ububasha, kuko uri mu maboko y'ufite imbaraga. Nta cyabasha kukuvuvunura muri ayo maboko ye, ari we mwami Imana, ari we Mana. Yego, kandi uri kuyoborwa n'umwuka wayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ahandi hakavuga ati ahubwo se amahame y'Imana tuyasanga he? Amahame y'Imana n'ubundi tuyasanga nk'uko twabisobanuye hejuru, tuyasanga amahame y'Imana tuyasanga mu byanditswe byera byahumetswe n'Imana, dusoma mu gitabo cya Bibiliya. Iyi Bibiliya n'ubundi akaba ari igitabo kirimo iby'abakristo bizera, kibumbatiye hamwe inzandiko ndetse n'ibitabo, yego, bikaba bivuga ku mateka, ku by'uyu munsi n'iby'ahazaza, bikaba byaranditswe n'abantu batandukanye, kandi harimo n'iby'Imana yavuze. Yego, aha ngaha haraza kutwereka akamaro, harimo kutwereka akamaro k'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana niryo riraza kuguhishurira yuko uri umunyabyaha, nirimara kukwereka yuko uri umunyabyaha, rize kukwereka n'ibihembo by'ibyaha yuko ari urupfu. Noneho ijambo rikwereka yuko utabasha kwivana muri urwo rupfu. Mu gihe rero ubona warugezemo, ukenera umuntu warukuvanamo. Nk'uko gukenera umuntu warukuvanamo, ijambo riza rikwereka, iryo jambo ry'Imana turi kuvuga umumaro waryo, riza rikwereka yuko umukiza cyangwa kuvana muri urwo rupfu ari Yesu Kristo wenyine, ari we mukiza twahawe muri iyi si, ubasha kutuvana mu byaha cyangwa kutuvana mu rupfu. Yego, icyo gihe urimo kubimenyeshwa n'ubutumwa bwiza. Mu gihe rero umenye ko ari Yesu Kristo, ukizera yuko ari we wagukura muri urwo rupfu cyangwa muri ibyo byaha, icyo gihe nibwo uba ubaye icyaremwe gishya, bikaba bibaye umumaro n'ubundi w'ijambo ry'Imana cyangwa umumaro wa Bibiliya dusoma. Umuntu wavuga ikiri hanze y'ijambo ry'Imana, wavuga ikinyuranye n'ikigaragara muri Bibiliya, cyangwa uwagira icyo avuga nagaragaza aho byanditse, naho we yaba arimo guhamya ngo Imana irabikunda cyangwa iranabishima cyangwa Bibiliya irabivuga, nagaragaza aho byanditse, uwo nguwo we arimo kwigisha ibinyoma, ntabwo arimo kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yacu iturengere. Bene data rero, twigane ijambo ry'Imana, tugumye dufashanye, nk'uko tubonye n'uyu mumaro wa Bibiliya dusomye muri Zaburi y'119 ku murongo w'133, kuko nusubiye inyuma gato muri video uraza kumvamo ibisobanuro byinshi byimbitse. Fasha bagenzi bawe ubashe kuboherereza iki kiganiro, nabo babashe kumva ubutumwa bwiza bukirimo, kandi no kugira ngo umenyeshe abandi bafite nimero zawe iki kiganiro. Iyi linki ushobora kuyishyira kuri stati yawe ya WhatsApp, Instagram, Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha, kugira ngo habeho gusangiza n'abandi ubutumwa bwiza, habe kwagura ibikorwa byo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Murakoze cyane kandi muri inshuti nziza, kandi ndabakunda cyane kubw'ibyo mugenda mukora, mushyira mu bikorwa ibyo mumaze gusobanukirwa, nk'uko n'ubundi umuntu akimara kwiga iki cyigisho cyiza nk'iki ngiki cy'umumaro, akwiriye guhita ashyira mu bikorwa ibyo amaze kwiga, ndetse akabimenyesha n'abandi. Murakoze cyane, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese dushakaho, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abagomba kuraga ubwami bw'Imana, nk'abana b'Imana. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.